ariko wakigwa ryo wambeshe ngo waje ariko kizi ku bintu ducuruza biteme ubundi Waiting biris nini ugeze heye utwo tuburi twose badupakiyemo babaze wabonye ko twose turimo Jesus yego nini ugeze heye nshaka kumenya ahantu ugeze kandi iki kibwegeramo na kizandaburiza mani banguka bagiye batarutwaye waba ufite ibibazo kandi bamva maze kurengwa akazumbwira mpindura undi mukozi abantu bageze nunsanga iki kibwegera igihe cyagiriye kimbeshya ngo kiraje baka wangegerawe sha wangegerawe ibyo bintu mwihaye byo kutunyuriza Urumogi mu mudugudu sha ibyo bintu ntago bizabahira wanyarayembwa kubundiriya mugure ya Mana yanjye Suzana ntarancika we gucikira iki nawe gucika mande mufashije ahubwo uramara igihe kingana ni utunota dukiminota ibiro nyenga tagaruka amayi ko numva se sinumva kitanaremeyera kiremeye n'utuntu duke turimo ahubwo ndaje nyine wewe mufashije gusa nari bindagura gasuringo turunari mufashije ahubwo ndaje ubwo ngutegerereza negereza aho utagira ikibazo pendeta ngaruka irukanka rero ubanguke sawa nyine ahubwo bawuciye nyine bo uya nari bina bawuciye ngaho kambe nicaye nari bi rwose ihute amayi nka ubuse Suzana bazitsanze yagiwe mbe mufashije igikapu cyonyine pe si igikapu pe manzi hibe ari ukuntu umuntu ariko rero n'abantu bataye ubwenge ese umuntu arafata ibi bintu byuzuze mu gikapu Jesus abantu nta bwenge bagira nere kumumenera ibintu hato atanaza avuga ngo hari ibye name sanga ibintu ko wicaye ahasha muraho neza iki gikapu ko ndi kubona hari ahantu mu kanya nyibonye hari umuntu wari ugifite Jesus yari umuntu usa nanjye rwose mbonye kabisa wari ugifite umugabo we wandetse ariko uranjyana hehe ubundi wa mugabo ariko uri gukubita uyu muntu ukomeza kugenda unyigira hakara hakajya ariko wa mugabo wandetse kugenda undushya niko turagukatira myinshi wa mugore we nawe uri muzima cyangwa ufite ikibazo mu mutwe wezo makera nawe uyu mugabo uri muntu ki wowe ukamukubita gucya bingana gutya ndebera ukuntu yangize umva ukuntu wamuboshye ndebera ceceka nkubwire uyu nguyu acuruza ibimogi nta nubwo ari we gusa ni itsinda rigarareka hari n'abandi bancitse hari uwo nirukankanye rancika none n'agakapu yari afite nkasanga nyuye ni itsinda rigari ari gucuruza urumogi se ugira ngo ndakubere ubu bori singubu singibi wa mugore we muhungu we kugwa ushije ubu rero ukuntu bakubashe rero n'ukuntu ukiri mutoya kwera ntago ari uyu gusa ni itsinda rigari muri uyu mudugudu wacu nkubwire dore nari ndimo kugenda nshira amafaranga Suzana ngo yanjyanire mu itsinda ngeze hano mahurira n'umuhungu arambwira ngo mufashe igikapu ariko yazaga nk'urimo kwirukanka arimo kwahagira ngo mufashe igikapu ngaraje gatoya ngo ni umuntu ugiye kumucikanira amafaranga mbandira gifashe arambwira ngo nicaraho araza hansanga uno mugabo nawe baraje abaramfashe abarambwiye ngo mfite urumogi ngo zagakapu wa muntu umundeba gutya ni nabwo bwa mbere mbonye urumogi mu isura y'amazu yanjye wagiye ubanza ugakenguza uwo muragwaye igikapu arirukanka koko utamuzi nawe kumva ubufashe igikapu utazi no kuragwa harimo ibikiko ndetse ko yarambye ngo arahita banguka ubugereza urayikika utukiri umwana ungana gutyo ndebera ariko ubu nanjye nka mudugudu urabona wamfata ukamindura igicucu ngo umuntu aguhaye ngo ibintu ngaragenda ahubwo ko muba muri kumwe nawe warengera ibyo bintu nibyo ahubwo se kureba utuntu namufashije kugira ngo ataza arega buriya amaboko umenye ko ariho haba imbaraga zose mana yanjye umugabo wambabari ukwajya muri gereza imyaka myinshi mike urafungwa no 15 tugende mugeze ku kagari ibindi barabikurikira ariko subuko uze wambabariye wa mugabo n'ukuri ntabyo nzi bibiri abantu babiguha yatambitse hano icyo cyamuhaye igikapu nicyo nirukankanaga
ahita gwigikapo yego niba rero yanamwirukanganaga ntabwo mbizi nicyo nirukanganaga yuko cyari gihetse akagakapu nakurengera nakiboneye neza none urumogi muri iki gihugu cyacu ufite ibibazo wa mugore wamunsabiye imbabazi imbabazi muri ibyo bintu by'urumogi ibaze nk'ubu gitifu umwe cyangwa ribu aramutse amenye yuko umudugudu yafashe umuntu ufite ibinyobwabwenge akamucira ningewe wajya gufungwa ariko wa mugore nawe uragiye ariko urangira nawe wanditse nkisubirira mu rugo ukomeje kwiga bagiye kumfunga nkaho urabigiramo inyungu wa mugabo we ntabwo ari ariko umubitekerezo buriya nta kuntu wagera ugashaka mudugudu ukamuha nka miliyoni 2 kuko n'ubundi amaramo imyaka 15 irenga ndetse bashatse bamana 20 ukamuha nka miliyoni 2 igitekerezo mukakizimirizamo ntibagire kwa ribu wenda irimo bijemo wenda be miliyoni ngiye mudugudu ndamuzi ngiye turaziranye ko nayo n'umuntu wamufashe none si umuvuzi utamuzi nuko yanyibwe nyari naje ndamufata mu mashati mudugudu we naho ngano ubundi umuntu uri muntu kiho kugira ngo ukubita abantu bigeza ugende naho umuzi mudugudu numva ndapfuye nanjye mfite ubwoba ko ari bumva ahubwo wowe genda unyigishe umubwire uti ngiyewe wenda unyaka icyo ushaka cyose ariko amafaranga rwose neza mudugudu utashanda mukoresha irukanga ariko bane bagihari batararenga banyuze hano tuzamuka wiruka ndaca mu migozi se mubishye masura munzira banyuze hano bazamuka nagera mu isatira abantu bamubonye genda bataramubona nibura ngo bazamutangira amakuru wamerekeje bare mudugudu n'abasura mu maso pe kamwerekeje bose yahinugiye n'umubona nakwakanesha zimuhe batadupfa nawe yasambu yawutema zirimo na gwa rutoki bahita bayijyana yose pe dafuro witindiza dafuro mfatiyeho irukange pe mbona nanjye narokoka shane bamfunga mwana ko watinze ureba ugasanga ugenda akomeje kugutegereza mba narangije kugeza imari koko se kubwo ko mbona nari igikapu ufite bimeze bite baje bari banyishe bande barabinyambuye ngo aho kugira ngo bakwambure imari yanjye batwa no kuba bakwishe bakampamagara babaye umurambo isoni ngo barakwambuye bande bakwambuye kunyica none kuko reka nkubwire uko ubona niza umuntu moto yanjye akambwira ngo yari igonze aho kugira ngo moto ize yapfuye hapfa wari uyiriho ntabwo byakora siko nta n'isoni ugira nagumye kugihamagara n'icyampa amakuru sha ntabwo biravamo bari bantinze mu gihugu kw'izina ry'Imana ntabwo byagarukira ubu ndahombye miliyoni 10 zose nari maze reba amafaranga y'abandi bari bashyize kuri telefone miliyoni 10 ubu ndazisubiza wangegera we ntabwo byavamo va mu nzira umuyobozi muri aho ntabwo nari nakubonye uba wahaze urwahe bari umuyobozi yego yewe none se muyobozi ko ndi kubona uyu muhungu wanjye muri kumwe bimeze bite uyu muhungu wawe acuruza ibimogi uri kumva muyobozi rwose umuhungu wanjye ntabwo ibyo rwose abikora umuhungu wanjye ajya kwikorera intuzi ifumbire kwa Karimwabo akajya kwa Nzitunga urumva noneho akajya no kwa Tanazi no hakugiriya kwa Ntuza kwa Bonifasi ntabwo umuhungu wanjye ntabwo rwose ajya ibyo nibyo namuvuga urumogi ni ifumbire iri ni ifumbire yikoreyemo hano barabinsigiye nikomwa ku mugambi muwuzi nikomwa karam ahubwo muzeva mu nzira muyobozi nikomwa karame buri munsi byuko mbwira ko ujya kwa Karimwabo kwa Bonifasi kwikorera ifumbire muzehe byaje gute umuntu araje ansanga mu nzira ndimo kujya gutuma Suzana ya mafaranga yitsinda wa noneho arambwira ngo musigaranire iki gikapu ngaraje mba ndagifashe nkifashe uno mugabo asanga nkifite iki gikapu aramfata ngo ncuruza urumogi ntabwo nari narebye ibirimo napfuye kugifata rero niyo mpamvu njyanye ubwo se kikugeraho gute kandi ndi kubona kuko ari urumogi koko ari danyabyo nyine ubwo atinsigiye ari byo birimo ufite igikapu niwe singiki gihanga se ndi kumubeshyera se ndi kumubeshyera singiki gihanga nyakubahwa umuyobozi ibyo kuvuga ngo nagari ibyo ntago bindeye nyakubahwa umuyobozi ibyo umuyobozi mu nzira nigende umuyobozi abize ko nkubaha rwose ni nahanga mu gace k'inahanga no ufite ijambo rwose umuyobozi ngaho rwose reka rwose muyobo mbabarira sibyo tugiye kuntu twumvikana iki kibwa twakigwagiwe niko cha twumvikana ntabwo ndimo kukubwira yuko bakitwa urimo kubeshya ufite ahantu ntabwo ndi kubeshya n'izina ry'Imana barabinyambuye babigurishije ntabwo biravamo ntabwo
ntabwo biraza bikihano kanyakaje urabigurishije ugenda kwa mani ufite abakiriya nukuri ko Imana ndakuniga mpaka uvuye mu mwuka umunwa ndakuniga nukuri ko Imana banje kunywa wabitumiye ndakuniga Wetin be this? Jesus. cyaba igicucu kidaba igicucu na cyaho cyari kigiye kirahaza uvuga wenda na wabyumva oya nawe ntabwo mbishaka kubibaza nshobora kubivuga hahita mutsinda hano ibaze isambu ngiye kugenda nibaza ngize zijya kugenda babura rero kigenda kijya mu rugo gisaga nyina sibyo muze karama rwose uravuga ibyo uvuga cyangwa ngo jya rwose muyobozi rwose vuga ibyo ushaka kuvuga rwose kumva uri kuntu we tugenda kumva uri kuntu ntabwo ariho uramukuramo iki gikapu bimukorera mbwira nyine weho uri kumva twabigenzura ngewe ukuntu mo kubyumva kwamona kufamu na kuengelea na ujumla na chiko pale hapa sio una milioni ya tu mimi ngira ngo kitabyumva reka sibyo ariko mihumba ngene sibyo ngira ngo tugire ujya tubijyana mu sibyo tubijyana miliyoni ebyiri ubivuze kandi cyako kibyumva abyumva se umuntu agira ubwanwa bungana gutya ari igicucu ayo bimurengera ninde bazirabugira nege kurema kibu ninde bazirabugira nege sibira mu rwake coco gasire gusa ko kimaze uko ngo kwagira ngo cyaremwe n'igibihunye tukarinda cyane kavu n'umuheto kakagarane uko akazi kiye ko ntibibazo by'umwana wa naguze kuvuga ngo hagati ari kirimo ngaha sibyo nge ndagira ngo dukore ibintu nge ntabwo twumvikanyeho sibyo gira vuba ayo mafaranga miliyoni ebyiri ntabwo zigomba kurara n'ibigofero byawe bene abandi bazasanga ibindi irambitse hano ibintu bwa gusa mpombe miliyoni 10 abana banjye bagiye kwicwa